twongeye kubasuhuza kandi tubaye ikaze bakunzi bawe uburyo YouTube channel. Aho ufunguye iyi video uri hose, twizera ko ibyo urimo ukora bigenda neza, twizera neza ko uri uw'ingenzi ku buryo TV. Reka twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku buryo TV. Nawe utarakora subscribe, nyamuneka ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo udutere ingabo mu bitugu, kugira ngo udushyigikire natwe turusheho kubona motivation yo gushaka andi makuru avugwa muri cryptocurrency umunsi ku wundi. Guys, uyu munsi tubazaniye platform nshya, tubazaniye new platform yitwa Battle Steed. Iyi platform izajya ikora nk'uko Binance iri gukora uyu munsi, nk'uko OKX zirimo zirakora, nk'uko za zindi exchange zose zikora. Hanyuma iyi Battle Steed ikaba iri gutanga ama airdrop muri coin yayo. Murabona yitwa Battle Steed. Hanyuma kugira ngo ubone iyi application urareba muri video description, urebemo link yayo. Ukimara gukora kuri link uragera kuri tableau imeze itya, handitseho aya magambo. Wowe icyo uri bukore urebe hano hasi handitse Android app key, aba ariho ukora kugira ngo udownloading iyi application, kubera ko muri Google Play cyangwa se muri Play Store ntiyari yahagera. Wowe uraza hano handitse Android app key, udownloading iyi video. Numara kuyidownloading igeze muri telefone yawe, urayikorera byose, urareka iyi downloading igere 100%. Murabizi nkuko mwagiye aba updatinga kowa cyangwa se abagiye ba updatinga satoshi, uko mwagiye mu updatinga ni Android app ya Battle Steed niko uri bubigenze. Hanyuma uraza gusanga bari kugusaba gukora install. Urakora hano handitse install kugira ngo iyi Battle Steed ijye muri telefone yawe. Urabona ko iyi Battle Steed yubakiye muri Web3. Iyi Battle Steed yubakiye muri Web3. Uraza uyikorere install. Guys, uko turi kubikubwira nawe aba ariko ugenda ubikora kugira ngo wibikeho izi coin za Battle Steed. Ni amadolari 400. Aya madolari 400 ya Battle Steed nawe uyibikeho. Hanyuma ukimara gukora install, uraza hano handitse open, uyopeninge, utangire ukreye account muri Battle Steed. Iyi Web3 murabizi niyo ihitinze muri cryptocurrency umunsi wa none. Murabona ko ni Battle Steed yubakiye muri Web3. Hano nta kindi uri bukore, uraza ukore open, ufungure iyi Battle Steed. Ukimara gukora open, harafunguka tableau imeze itya, bakubwire ngo select language. Hano ni uguhitamo ururimi urajya ukoresha. Urakora muri iri jambo select language. Hanyuma niba wumva Igifaransa urahitamo Igifaransa, niba wumva igindi harimo indimi nyinshi, wowe urakora ku rurimi wumva, urajya wumva ku buryo urajya ubasha gusoma ibiri kuri iyi application ya Battle Steed. Iyi ni exchange nk'uko Binance ikora. Ahangaha wahitamo icyongereza, byose urahitamo icyo ushaka muri byo. Hanyuma numara guhitamo ururimi urakora next, urahita bakubwira ngo create account. Urahita ugera kuri iyi tableau iri kugusaba gukora account. Nta kindi uri bukore, uraza hano handitse create account kugira ngo ukore account yawe muri Battle Steed. Wibikaho izi coin za Battle Steed ni 20,000 bingana n'amadolari 400. Ni coin 20,000 bingana n'amadolari 400. Iyi exchange ntiratangira gukora, ariko umunsi yatangiye gukora izi coin zayo zizaba zikora nk'uko Binance ikoresha coin ya BNB. Iyi Battle Steed nayo yazanye coin yayo. Ikimara gukora create account, barahita bakubwira ngo generate private key. The system cannot read or store your private. Barakubwira ko system ntabwo yakubikira izi private key. Icyo ukora wowe urazibika neza, urazikorera copy,
hanyuma ukimara gukora hano kuri generate private key baraguha key zawe, ukore ahanditse copy, ugende urebe aho uzipestinga nk'uko wabitse passphrase za P network, nk'uko wabitse passphrase za MetaMask wallet, n'izi key za Battle Steed aba ariko uzibika ahantu hafite umutekano, kubera ko nuzitakaza nta kongera kuzibona ukundi, ntabwo systeme iba yazisigaranye ngo wakongera kuzibona ukundi. Hanyuma ukimara gukora copy uragenda uzibike aho uzibika, simpazi ukubika uko wabitse ibintu byawe by'ibanga bya online, n'izi private key za Battle Steed aba ari kuzibika, hanyuma ukore next. Ukimara gukora next barakubwira ngo ucreate password. Hano gucreate password barakubwira ngo enter password at least 6 digit. Hano urashyiramo password ifite imibare 6, hanyuma hasi repeat password usubiremo ya password yawe kugira ngo ibe confirm. Enter verification code, murabona ko ngewe bampaye 6884, iyi niyo verification code yanjye bampaye. Nawe ahangaha urasanga baguhayemo iyawe verification code, aba ariyo ushyira hano handitse enter verification code. Hanyuma numara gushyiramo password uyisubiyemo ushyizemo ni verification code, urakora confirm. Ukimara gukora confirm uragera kuri tableau imeze gutya, bakubwira ngo security verification. Hano nta kindi bari kukubaza, bari kukubaza ya private key yawe. Uraza hano handitse enter the plain text private key, please pay attention to the case. Hano uraza upestingemo ya private key yawe bamaze kuguha, hanyuma hano hasi handitse please enter the password, ushyiremo ya password umaze gucreya. Numara kubishyiramo nta kindi, uraza hano hasi handitse verify kugira ngo bamenye neza ko ari wowe winjiye muri Battle Steed umaze gufungura. Guys, uku twabikoze nawe aba ari kugenda ubikora kugira ngo wibikeho izi coin za Battle Steed. Ni 20,020 bingana n'amadolari 400. Murabizi BNB irakoreshwa kuri Binance cyane. Hano urahitira kuri iyi tableau, murabona ko mfiteho kuri wallet address yanjye ya Battle Steed mfiteho amadolari 0. Hanyuma murabona hari application nyinshi, hari Telegram, hari Twitter, hari YouTube, hari Facebook, hari ibintu byinshi, imbuga nyinshi wakurikiranaho ibya Battle Steed. Ariko kugira ngo uclaiminge ya madolari 400, uclaiminge za coin BC cyangwa se Battle Steed, murabona ko ni iri hano imbere hejuru cyane. Kugira ngo uzibone urajya hari ahanditse invite, hariya hejuru handitse invite urahabona hari agatwe k'umuntu handitse invite, aba ariho ukora. Numara gukora kuri invite araba ari ukugira ngo ushyiremo referral code y'uwakwinjije. Hano invite uraza kuba ugira ngo ushyiremo code wakwinjije uclaiminge ya madolari 400. Aha guys, murabona ko referral code yanjye ni 7 ta mu nyuguti nkuru, v 2 mu nyuguti ntoya, hanyuma double q mu nyuguti nkuru. Niyo uri bwandika hano handitse. Hano urasanga baguhaye nawe invitation, baguhaye code yawe, ariko hano handitse enter or scan the invitation code. Urashyiramo 7 t mu nyuguti nkuru, v mu nyuguti ntoya, hanyuma ushyiremo key mu nyuguti nkuru, uhita ukora binding. Izo baraba baguhaye hariya hejuru nawe nizo uri buhe uri bwinjize kugira ngo nawe abone izo $400, izo coin 20,020 za Battle Steed. Ahangaha uku turi kubikubwira bari kubikora, ukoreshe iyi invitation code kugira ngo uhite ukora binding ubone ariya macoin. Murabona ko nanjye nkimara gushyiramo invitation code y'uwantumiye kuri balance yanjye hahandi hari 0, murahabona amadolari 400. Hanyuma kuri iyi coin ya BC cyangwa se ya Battle Steed murabona ko mfiteho coin 20,020 ari byo bingana n'amadolari 400. Guys, ibi bintu biririyo, ibi bintu
birakora. Nawe reba muri video description urebemo link ukore step hanyuma unakore